Muraho neza abandi mwiriwe, abandi mwaramutse, uretse ko tudahuje amasaha ariko uno munsi nifuje kongera kugaruka ngo ngire ikintu mbabwira, banyarwanda banyarwandakazi, rubyiruko mudahwema kumva ibiganiro byacu tuba twabateguriye. Ni umuhungu wanyu nk'ibisanzwe, uno munsi ndagarutse kugira ngo tugire ingingo nk'eshatu turebaho. Biragusaba kwicara hamwe ukumva neza icyo nshaka kuvuga, kuko nugenda bitarangiye uraba uhombye byinshi, kandi nyuma yo kubyumva birubaka, bifite akamaro ku gihugu cyacu, ubisharinge bagenzi bawe babirebe. Kuri uno munsi rero ikiganiro ngikoze tariki 19, ariko ejo tariki 18 murabizi ko igihugu cyacu cy'u Rwanda bari kutuvuga nabi, ariko twebwe nta kibazo, turakomeye, turi hambo, turi strong. Ejo nibwo habaye inama ibera muri Katari, ndakeka perezida wacu His Excellency Pike Paul Kagame yitabiriye na Chilombo Tshisekedi yitabiriye. Ni ibintu rwose ku ruhande rumwe ari kureba ukabona birasekeje, ukabona urundi ruhande ntiwamenya ukuntu bimeze. Muri aba perezida babiri rero hari uwanenzwe cyane, hari uwo turi kunenga ugira ururimi wagira ngo ruragobetse, nta wundi ni Chilombo Tshisekedi, perezida wa Congo. Reka ntangire munenga aha hantu, mwita ko hari n'umuntu utagira management. Sinzi buriya n'ikintu bamutoreye kuyobora Congo. Yaravuze yuko azicarana na His Excellency ari uko ngo bari mu ijuru, ngo mbese muri make ntabwo bazongera kwicarana, ngo nta kintu ngo bakongera kuvugana, ngo ntibahurira ngo ku meza imwe y'ibiganiro. Ewana ndabireba rwose, mbona ukuntu bari bicaye hariya rwose muri Katari. Ewana ndavuga ati cyakoze rero uyu muntu ni ikirumira habiri, avuga ibintu bitandukanye. Chilombo ewana ntiwamenya ukuntu ameze. Bahaye ijambo His Excellency wacu Paul Kagame dukunda cyane, aravuga ati babaza kuri iki kintu Chilombo yavuze ko ataganira nawe, bimeze bite ubundi, byerekeye he, ibintu bimeze ute? His Excellency wacu mu ijwi rituje yaravuze ati njyewe nta cyatuma ntaganira na Chilombo Tshisekedi, ahubwo ikibazo ni ikivuye mu biganiro twagiranye. Twemeranye ibintu tuhagera hirya, aho kubishyira mu bikorwa agahita abyihakana, atangira kuvuga ati yarotaga, agavuga ibintu biterekeranye, mbese agahita bihinduka, agahita yihinduka akabivamo. Ni nk'ababana rwose batazi icyo bakora, batazi icyo bari gukora mu baturage, mu batuye isi. Nta kintu aba ari gutangariza abantu kizima, dore ko n'ibyo yavuze bigeraho rwose akabyihakana. Ni inama rwose yari nziza ku ruhande rumwe, ariko imyanzuro ifatirwamo niyo tuba tugira ngo turebeho cyane. Buriya hari ibiganiro byo guhuza M23 na Congo kugira ngo baganire, ikibazo cyabo bagishyire ku ruhande rumwe, ariko ntabwo bakoze inama muri Katari. Hariya naho Igoma, Loni, umuvugizi mukuru wa Loni nawe yagiranye ibiganiro na M23, bajyanye ibiganiro, ariko M23 iraho irakomeye. Abanyarwanda rero nicyo gihe ngo dushyire ukuri kwacu ahagaragara, mboneraho gushimira n'abahanzi barimo Kivumbi, barimo rwose
abandi ntabwo ndi kubibuka, bano ba muyirebe, ni indirimbo yitwa Rwanda, indirimbo irimo amagambo menshi meza cyane aryoshye, aho bavuga ati turi igihugu gitoya ariko ntituri abantu batoya, ibyo mwavuga byose ku Rwanda twebwe nta kizatuma tutashyira ukuri kwacu ahagaragara, kandi nta kizatuma tutatera imbere ngo tube sitoronge. Mbese iriya ndirimbo namwe mugende muyumve, ni indirimbo nziza cyane. Mboneyeho kubashima rwose, ijambo navuze bararyumvishe kweri, n'abandi mufatireho mugende muvuge igihugu cyacu, mukivuge nk'uko kiri, uko kimeze neza, kandi mushyire ukuri kwacu agaragara, kandi n'aho bakora iki, ibyo bavuga byose twebwe ntacyo bitubwiye. Indi ngingo rero ngiye kugarukaho, ni impamvu ngiye kubabwira abanyarwandakazi, urubyiruko namwe mutari mubizi, impamvu u Rwanda rwacanye umubano n'Ububiligi. Ibyo bintu ntabwo mwari mubizi, ariko impamvu u Rwanda rwacanye umubano n'Ububiligi, murabona Ububiligi muri ibihano twasabirwaga n'amahanga, Ububiligi bwaritatuye buvuga ko buzadufasha, Ububiligi buvuga ko nta cyiza, ko nta kibi bwatuma kitugeraho, ariko mu by'ukuri n'ubwo Ububiligi bwari bwarakoze ibyo byose, mu by'ukuri kiriya kintu Ububiligi bwakoze ni ikintu kibi gikomeye cyane. Ububiligi bwacaga inyuma bukajya kudusabira ibihano, byitwa ngo buri kumwe natwe. Muri kumva icyo kintu? Ariko Ububiligi ntibwumva. Ububiligi bwishe abanyarwanda, bwagize ute, ariko ntago bwatwica kabiri, nta kirazira. Twebwe uzashaka kutuvuga nabi, uzashaka kutumerera nabi, nanjye reka ntunge mu rya His Excellency wacu, tuzamutanga. Ntabwo wabona umuntu agiye kukwica ngo utege ngo akwice, umugani we, nibagukubita urushyi rumwe ngo utegwe undi musaya bakubitemo urundi. Ntabwo bizashoboka, ahubwo se ibeshye. His Excellency wacu rwose turamwemera cyane, ariko banyarwandakazi, mube humble, mube strong, ibintu bimeze neza cyane cyane. Buriya nicyo mbagira ngo mbwira abanyarwanda, kuba strong twumva ko turi humble, nta nubwo ari ukumva ko turi humble, turi humble. Nicyo kintu nshimira Imana cyane. Gusa n'abifuza kugirira nabi igihugu cyacu ntabyo bazashobora, kuko hari imigani ibiri ngira ngo namwe muzajye gushaka muzayibona, ariko aravuga ati yirirwa ahandi igataha i Rwanda, keretse iyo ntambara cyangwa uko kutugirira nabi bazajya babikora ku manywa, kandi nabyo ntibabishobora, iri iwacu ntabwo badushobora rwose. Banyarwandakazi rero, nagira ngo mbabwire iryo jambo, mube humble, mube strong, nta kibazo, ibintu bimeze neza cyane cyane, kandi mugerageze kwivugira, musharinge ibiganiro, bigende bigera ahantu henshi hagaragara. Soza aka kantu ndagira ngo buri muntu wese agapostinge, kandi iki kiganiro agisharinge, aka kantu agashyire ku mbuga ze nkoranyambaga, kagira uti we were not Rwandan, we were Rwandan. Thanks, murakoze, mugire ibihe byiza.